Mana tuje imbere yawe, tuje kuvuga imirimo yawe ukora, tuje kuvuga ineza yawe. Hari byinshi wakoze muri twebwe, watubereye Imana muri byose. Ushime karuhura, imbaraga zawe zirakomeye. Dufite Imana idakangwa n'amagambo bari kukuvuga, dufite Imana idakangwa na za karande, dufite Imana idakangwa naho twavukiye higiyo, dufite Imana idakangwa n'amashuri make ufite, dufite Imana yakuye Dawidi mu ishyamba aragira intama zase, iravuga imusanga ari mu ishyamba, iramwitegereza iramubwira ngo Dawidi, nubwo uvukana n'abavandimwe bawe Yesaya, Aminadabu na Shama, Dawidi mwana wanje nzahindura amateka ntacyo nshingiyeho, shingiye ko ndi Imana ifite imbaraga. Duhereze Imana icyubahiro. Haleluya. Imana iramubwira ngo Dawidi mwana wanje, papa wawe Yesaya ntabwo yakwitayeho, ariko ndaje nguhagurikiriza umuhanuzi. Duhereze Imana icyubahiro. Ndaguhagurikiriza umuhanuzi, ndamuha amavuta, nzahindura amateka yawe. Birashoboka kuri mu ishyamba, ariko ibyo ntibikanga Imana. Imana iragutabara. Waba uri mu ishyamba ry'amarira, waba uri mu ishyamba ry'ubukode, waba uri mu ishyamba ry'ibyombo nk'ibyo nabagamo, waba uri mu ishyamba ry'igisuzuguriro, dufite Imana ivana mu ishyamba. Hereza Imana icyubahiro. Dufite Imana ivana mu ishyamba. Reko sika mandole pa lotre revoria mandola ishai lopere ko sika deva. Dufite Imana ivana mu ishyamba, dufite Imana itarobanura ku butoni. Imana ihagurutsa Samweli, yaramubwiye ngo genda mu muryango kwa Yesaya, ariko Imana imwima izina. Ntiyabwira Samweli izina, yibwira Samweli izina. Yari kuvuga ngo uwo mwana ntabwo yize, aba mu ishyamba, ntabwo yashobora kuyobora. Imwima izina. Y'Imana izagutabara. Hari ibyo itatangaza, hari ibyo ihisha. Duhereze Imana icyubahiro. Iramubwira ngo Samweli mwana wanjye, ndagutuma ngutumye mu muryango kwa Yesaya. Abateoloji bajya basoma, ntabwo yamubwiye izina, kandi yari ifite ububasha bwo kumubwira ngo ni Dawidi. Iraceceka, iramubwira ngo umuryango kwa Yesaya hariyo umwami, ugende ujyeyo. Ajyayo. Dawidi yarahari, Dawidi ntiyarahari, yarari mu ishyamba aragira intama zande zase, ariho agagariye nk'uko ugagaririye aho ngaho, wirirwa ngo duhereze Imana icyubahiro. Yewe mwami we, nduza abantu Imana irakingurira imiryango. Jewe nigeze njya kwiyahura, ndavuga ngo icyiza reka niyahure kuko ndabona nta nzira. Imana irambwira ngo nzakwicazanya n'abakomeye. Iyi kamera indi imbere ihagaze $3,000,000, ntabwo nayikodesheje. Icyo cyonyine ntabwo gihagije. Tiriwe mvuga ibindi, icyo cyonyine ntabwo gihagije. Iyi mashini ihagaze $400, icyo ntigihagije, sinayikodesheje. Iriya tara ihagaze $400, icyo ntigihagije. Uvuye mu guhera imbwa, uvuye mu guhera imbwa, jewe neye imbwa enye, Imana ikajya imbwira ngo nzagukiza umwaka w'imbwa. Amarirurira urira none, nibwo buhamya bwawe bw'ejo. Amarirurira urira none, nibwo buhamya bwawe bw'ejo. Ibibazo ufite none, nibwo buhamya
intambara urwana none nibwo buhamya bwawe ejo tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza mu buzima bwawe tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo duhereze Imana icyubahiro mu buzima bwawe tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza mu buzima bwawe amarira urira none nibwo buhamya bwawe bw'ejo intambara urwana none nibwo buhamya bwawe amarira urira no nibwo buhamya bwawe ibibazo ufite none nibwo buhamya bwawe intambara urwana noberebo nibwo buhamya bwawe tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza mu buzima bwawe tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza mu buzima bwawe tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza mu buzima bwawe tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza mu buzima bwawe tumbira niwe ubuzima bwawe tumbira mama subizo cy'ibibazo Oshala boli amando le kosikara boli ama ndakumva Yesu mino teraniro oya nimufashijwe yitera hane mu barokore tera haleluya nta kibazo ufashijwe nahagarara yitere ndamwemereye reka cunguze uburyo umwete dusengera abantu ubuhamya ndari ndongenda nivuga uwo ndiwe njewe ntumiye umuntu ndamubwira ngo uducire ku mayange utubwire uru rugendo rujya mu ijuru uko warugenzemo kuko bikomeza abana mu gakiza amen birashoboka ko uri mu gihe wambara inkweto ihengamye cyangwa uri mu gihe nk'icyo nari ndimo mbehera imbwa cyangwa uri mu gihe hari igihe bamenyeho amazi y'ibyombo yaraye ubu igihe ndimo banyita bose
banyita Papa Beni, Papa Nice, Papa Ami. Ubu noneho ntabwo nari nzi ko hari n'abazanyita anko. Ubu mfite n'abanyita anko. Imana yakunamuye, amazina abantu barayagushakira. Duhereze Imana icyubahiro. Ko fashwe mbigire gute bashumba? Konje duhereze Imana icyubahiro. Iyi Imana yakunamuye, amazina arahinduka. Hari ijambo ry'Imana riri hano mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya ibice 30. Ne gukomeza kuvuga Bibiliya ntayisoma mutavuga ngo sinasomye. Ndashaka kuvuga ku ijambo ryitwa amagara. Yeremiya ibice 30 ku murongo wa 17. Igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya ibice 30 ku murongo wa 17. Ugera kuri Yesaya urabenda kuhagera. Yeremiya ibice 30 twahageze. Nkunda gusoma abantu bahageze. Turasoma ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya ibice 30 ku murongo wa 17. Nzakugarurira amagara yawe kandi nzagukiza inguma zawe, niko Uwiteka avuga. Kuko bari bakwise igicibwa bati hano ni Siyoni hatagira uhitaho. Ndarisubiramo. Nzakugarurira amagara yawe kandi nzagukiza inguma zawe, niko Uwiteka avuga. Kuko bari bakwise igicibwa bati hano ni Siyoni hatagira uhitaho. Mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ni hafi aho ibice 61. Mwihangane ntabwo ndatinda, ufashwa yamaze gufashwa. Igitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 61 ku murongo wa 11. Hari ijambo rivuga ngo nk'uko ubutaka bumera umumero kandi nk'uko umurima umeramo imbuto ziwuhinzwemo, niko umwami Imana izameza gukiranuka nishimwe imbere y'amahanga yose. Amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Amagara aba mu byiciro bitatu. Hari amagara umuntu apfa bagashingura bakavuga ngo uriya muntu yabuze iki? Yabuze iki? Amagara. Hari amagara umuntu apfa ahagaze. Agize ate? Aba bantu nusoma Bibiliya ntabwo bari bapfuye ngo bashingure. N'Abisiraheli n'Abayuda nta burenganzira bari bafite, ariko hariho Imana. Haleluya! Ngewe nzanye ubuhanuzi, ntabwo ninjira muri teoloje, ariko nagize amahirwe yo guca muri Bibiliya kugira ngo tujye duhanura ariko dushingiye no ku ijambo ry'Imana. Kuko ubuhanuzi bwose, ubuhanuzi duhanura bwose buri mu ijambo ry'Imana. Iyo usomye Bibiliya neza ibyo uhanura uhita ubona no mu ijambo ry'Imana. Ari na mishaje Imana iguhaye uhita ubona ahantu yanditse iyo wasomye Bibiliya. Igituma dusoma Bibiliya ubuhanuzi bwonyine abantu barabwibagirwa, ariko ijambo iyo riherekezwe n'ijambo ry'Imana
ijambo wibuka icyo Imana yavuganaga nawe kuri ya tariki ukavuga ngo Imana ivuga amagara ayanjye yari yaragiye. Bwira umucanye ngo Imana igarura amagara yawe. Hari amagara rero umuntu apfa agize ate ahagaze. Tubona abantu bapfuye bahagaze, ujyumva umuntu yaje mu businzi akajya mu bujura akajya mu busambanyi, bikagera igihe bakamujyana iwawa bakavuga ngo uriya muntu yapfuye agize ate. Hari andi magara ya gatatu ari umwuka w'Imana yambwiye ngo mvugeho uyu munsi. Na magara abarozi bagutwara tukakubona ugenda uri umusirimu ariko amagara barayajyanye. Aya mbere ni amagara y'umunezero. Abantu benshi nubwo bari kugenda nta munezero bafite, dayimoni iri kugenda itwara amagara y'umunezero ku bantu b'Imana. Ariko umuka Imana yamwe ngo tubwire Imana igarura amagara y'umunezero. Umurozi ntiyakwishe ngo upfe ariko yatwaye amagara y'umunezero. Amagara yandi yatwaye amagara y'imikorere. Ikintu cyose ugerageze gukora kiranga. Cyo gukora Imana igutungishije mama, ariko ikintu cyose ugerageze gukora usanga umurozi yagitambamiye. Umwuka w'Imana yambwiye ngo ayo magara na Imana irayagarura. Muri iri teraniro hari abantu batwawe ayo magara. Niyo mpamvu wicara ukavuga ngo ubu buzima ndimo buzahinduka gute. Umwuka wera yambwiye ngo nze mbwira aba bantu mbabwire ngo hariho Imana. Aha ngo bahita ngo ndi muri Umwuka w'Imana yanze mbwire abanyarugarama mbabwire ngo Imana ije kugarura amagara muri urusengero. Hari abantu batapfuye ariko abarozi bagenda batwara amagara. Batwaye amagara y'urushako, upanga ubukwe bugapfa, ikintu upanze ubona fiyansa numenya ahantu anyuze. Ayo magara Imana yagarure. Lope erefa dokisikamano. Amagara y'akazi Imana yagarure. Imana izi ko dufite inda. Imana bayobozi, Imana izi ko mugomba kurya, Imana izi ko mugomba kubaho, ariko hari imbaraga ziri gutwara amagara y'abakozi b'Imana, y'abashumba, y'abakozi b'Imana. Ugasanga amagara y'imikorere, amagara y'ubushobozi ari kugenda atakara. Ariko umwuka w'Imana yambwiye ngo mpanure ngo Imana iracyakunze abantu b'Imana, iracyakunze abashumba, iracyakunze abapasiteri, iracyakunze abakozi b'Imana. Imana ije kugarura amagara y'abantu b'Imana. Zakugarurira amagara yawe kandi nzagukiza n'inguma zawe. Iyo amagara yagiye umuntu arangwa n'ibikomere, umuntu arangwa n'agahinda. None se ngo nuko utazi gucuruza, none se nuko utazi kugerageza kwambara neza we, none se nuko utazi guseka neza. Suba wagerageje. Amagara barayajyanye, ntiyakwishe ngo upfe ariko yatwaye amagara. Hari andi magara umwuka w'Imana yambwiye bantu bo mu Rugarama. Umwuka w'Imana yambwiye ngo hari andi magara abarozi batwaye. Amagara yo kugira agaciro mu muryango, kugira agaciro muri sosiyete, kugira agaciro mu itorero, kugira agaciro mu muryango, kugira agaciro mu murimo w'Imana. Ayo magara nayo abarozi bari kuyarwanya. Ayo magara urayasubirana uyu munsi mu izina rya Yesu. Ababisirayeli ntabwo bari barapfuye ariko bari barabatwaye amagara. Nta burenganzira bari bafite, nta gaciro bari bafite, nta cyo kuvuga bari bafite, byari byarabacanze. Ariko Imana igarura amagara yabo, ihindura amateka. Yesu akugarurira amagara mu izina rya Yesu. Mwino teraniro Yesu akugarura amagara. Amagara y'akazi. Umuntu ashaka kutakwica akakwica uhagaze, akakwica mu bitekerezo. Abarozi bakwica mu bitekerezo, bakakwica mu myambarire, bakakwica mu mutungo, bakakwica mu ivugabutumwa, bakakwica mu
rushako, bakakwica muri bizinesi, bakakwica mu ishuri, ukiga bikakunanira, umurozi akakuzengereza, agatwara imyenda, agatwara inzara, akakwica uhagaze. Ariko umwuka w'Imana yambwiye ngo muri teraniro Kristo aze kugarura amagara. Bantu munkurikiye, Yesu aze kugarura amagara. N'abankurikiye kuri shosho, namwe ndavuze ngo Imana igarura amagara yanyu muri iki giterane. Yesu agarura amagara. Dukomere Imana amashyi, dukomere Imana amashyi. Yesu agarura amagara, Imana igarura lopeta wasika lobe enemandura Dawita rakosika man. Papa agarura amagara. Papa agarura amagara, akagaruka neza, umuntu agaseka. Bibiri avuze ngo nk'uko ubutaka bumera umumero, nk'uko umurima umera mu imbuto ziwuhinzwemo, niko Umwami Imana izameza ishimwe. Izameza icyambere gukiranuka, kabiri ishimwe imbere y'amahanga yose. Amahanga ni ba rubanda bari kukureba. Nababa ngo tuzaba tureba. Azapfa ntacyo yimajije, ntacyo azigezaho, azatagangara. Yesu agiye kumeza ishimwe imbere y'aya mahanga. Amahanga avuga ngo amadeni azamuzengereza, iriya korari ntizamenyekana, bizakomeza byivangavange. Yesu aje kugarura amagara abakozi b'Imana. Za kugarurira amagara ni Imana nirangiza ikumereze ubumero. Ubumero, ijambo ubumero rituruka ku ijambo rya kimeza. Ikintu kimezeje nta muntu ugiteye. Duhereze Imana icyubahiro. Mu rugo iwawe ushobora kuhasanga urudodo rwimejeje, ushobora kuhabona urunyanya rwimejeje. Papa naho byaturangirana afite ahantu yabitse ubumero. Nubwo uri kubona nta nzira, uyu mugabo twizeye agira ubumero no mu mazi. Yamereza Abisiraheli inzira baratambuka. Duhereze Imana icyubahiro. Imana yacu ifite ubumero. Ubumero buza ryari? Buza kwizera kwarangiye, gutegereza kwarangiye, kwihangana kwarangiye. Papa babitse ubumero. Mbwira umuntu wicaranye ngo papa afite ubumero. Papa afite ubumero, arakumereza, arakumereza. Duhereze Imana icyubahiro. Arakumereza mu rugo rwawe, arakumereza mu kazi kawe, arakumereza mu ivugabutumwa ajya atumereza, mu kuririmba aratumereza. Panolela lopete we tako shaliba lopo. Papa ajya atumereza minirivare z'abana zabuze. Papa ajya atumereza abana bakajya kwiga. Uba isukari zamuke nizamuke. Papa afite iki? Ubumero. Lola takosika. Ariko aba bantu babaye bate? Mwanjemera mukaza muri Imana ibiganza. Papa afite ubumero. Abantu babyumva bameranywa nanjye ko papa afite ubumero. Nubwo ibihe bikomeye, nubwo inzara ihari, nubwo ubukene buhari, umwuka w'Imana yambwiye ngo abwire Abanyarwanda ko hari ubumero. Imana iracyadufitiye ubumero. Imana iracyadufitiye inzira. Imana iracyadufitiye uburyo. Dukomere Imana amashyi. Topele ore akosi. Papa afite ubumero. Papa, vuga ngo papa afite iki? Ubumero. Ariko abatumishi muranga muhagarare. Bakozi muhagarare. Ndi umwuka w'Imana mbwiye ngo nindebe hano bakozi b'Imana. Papa afite ubumero bw'uko muzabaho. Papa afite ubumero bw'uko muzagira agaciro. Papa afite ubumero bw'uko amavuta azazamuka. Papa afite ubumero yamereza Abisiraheli
ari miliyoni 3 imbere ya Farawo. Farawo abatuze barimo bavuga ngo Mose watujyanaga he? Inyanja bari kuyibona, hano ari imisozi. Ntabwo bari abantu bake, bari miliyoni 3 bagiye kubona. Imana ibwira Mose, Mose mwana wanjye, navuganye nawe ahantu hatari inzira njya macizira. Fata iyo nkoni naguhaye uyitunge hejuru y'aya mazi. Mu kanya gatoya abapinzi barimo bavuga ngo barapfuye. Farawo avuga ngo ndabatsinda hafi y'amazi. Batunga inkoni. Gira guje utunga inkoni mu kigeragezo. Rambura ukuboko kwawe utunga inkoni ku kigeragezo. Tunga inkoni ku kigeragezo. Tunga inkoni ku burwayi ufite. Tunga inkoni ku madeni ufite. Perebo taramodefo anyone niba udafite gupinga, fata ikigeragezo cyawe ugitunge inkoni. Niba uri wa mwadepera upinga, byihorere. Hati kize kukwaka. Umwuka w'Imana arambye ngo fata ikigeragezo, icy'uburwayi, icy'amadeni, icy'uburwayi bw'abana, icyakarande, tunga inkoni mu izina rya Yesu. La shakola pai dawakosika lopita navoy shaliwa nikosika. Ndahamagara umuntu wa mbere ufite ibintu bimugendagendamo aze hano. Ni umuntu baroze ibitega, afite ibintu bigenda mu nda ye. Ndabona ibyo bintu bisohoka mu iyo nda yawe. Tambuka uze hano twirukana abo bazimu. Aba bantu Imana igiye kwirukana aba bazimu. Iyi myuka mbibi iri kugenda igenda mu nda yawe ituma nta mahoro ufite, igomba kukuvaho mu izina rya Yesu. Tuhereze Imana icyubahiro. Haleluya! Mu bumera Imana imeza, Imana ikiza n'indwara. Mu bumera Imana imeza, Imana yirukana n'amahembe akagenda. Mu bumera Imana imeza, Imana ukana na za diabetes ikagenda. Imana ikumereze. Ndahamagara wa kabiri. Ni umuntu upanga ubukwe bugapfa, atambuka ze hano. Ntabwo ngewe narisi njyasubiramo ngo nkwinginga. Urabizi ko upanga bugapfa, kizwa n'amaguru ze hano tugusengere. Ababwica bakorwe n'isoni, ubutahe imodoka zivuge, abantu basirimbe, abantu buzura umwuka wera. Rope jewe ntabwo naje kwihanisha. Jewe ngendera kuri gahunda babihanishije, babwirije aya masaha ntabwo yageze mutihanye. Topita la kosika mando la defo elemo singubwira ngo nongere ngusubiremo. Ndavuze umuntu upanga ubukwe bugapfa, umuntu uri kureba akabona nta nzira yo gukora ubukwe afite, kandi akabona yagira agaciro nawe, nakumva yagira urugo, atambuka ze hano. Ibyo kuvuga ngo nta nzira bivana iwanyu, bivana mu mitekerereze yawe. Imana yacira inzira, ikama akazi, ikambindurira izina, yagukuraho igisuzuguriro. Umwuka w'Imana yambwiye zanirukana umudayimoni waziritse amakwe muri toraniro, waziritse amakwe muri teraniro. Mutambuke mwegira hano hino. Shala kose mukomere Imana amashi, komere Imana amashi. Mwegere hano imbere, mwegere hano imbere, mwegere hano imbere. Ndacyabahamagara. Tashaka rabori yaman la la taigrere foy tolawari yakosi kamando la talopita aniwazai. Umwuka w'Imana yambwiye ngo mbwira abakozi b'Imana muri uyu mugoroba tuzegereze abarozi, tubazegereze imbaraga zaduhagurukiye, tuzizegereze imbaraga za muntu wese usenga anga agasuzuguro k'abadayimoni ku buzima bwawe. La kosti karabori ya mandolani jalawata ya zaigere foy. Ndahamagara undi muntu utwita zikavamo, atambuke nawe. Iri teraniro harimo abantu batatu Imana ihaye urubyaro. Ndashaka abantu batatu
bari gusaba Imana urubyaro baza hano bahagarare hano. Nabonye abantu batatu hano. Uwa mbere n'uyu nguyu Imana ikuye amarozi kuri wowe. Lakosikama. Abantu mwasabye Imana urubyaro. Turavuga Imana twabonye. Turavuga Imana twabonye itanga urubyaro. Turavuga Imana dufite ibihamya. Turirukana imbaraga z'amarozi. Aba bantu barahangaha ngaba bari imbere yanyu. Imana ibahaye urubyaro. Mugiye kubona batwita. Imbaraga zabafatiriye. Imana irazirukanye. Imbaraga z'inzingo. Bamwe mwagiye kwa muganga nta kintu babonye. Abandi murizeye. Abandi mwarasenze. Bonye marayika w'Imana atanga abana mu iteraniro. Numva ngo ni Imana yararitse kugira ngo iruhure abantu. Urubyaro Imana irarubahaye. Mukanya nidusenga mwitegure gucicira abana. Iyi ni korari. Iyi korari harimo abantu bacuruje birabananira hasigara ibikarito. Mutambuke muzanganda babonye. Mwihute ni ibikarito byonyine musigaranye n'amafiyeri. Imana ikuye ubutindi kuri mwebwe katika jina la Yesu. Marayika komara Imana amashi. Komara Imana amashi. Erabadawa tani wanimo shereboriaba lobedefo tawika shakitaramo lekambabwi. Imana itanze umugisha mu gihugu. Igihugu gitera imbere. Itorero ritera imbere. Ndabisubiramo. Imana itanze umugisha mu gihugu. Imisoro iraboneka. Ubu abantu bahagaze aho Imana igiye gutanga akazi. Icyambere imisoro iraboneka. Icya kabiri itorero rirunguka. Watanga icya 10 nawe wabonye se? Watanga amaturo nawe wabonye se? Watanga umusanzu muri kwa nawe ufite se? Imana yirukanye imbaraga z'amarozi ku buzima bwanyu. Umwuka w'Imana arambye ngo yikorare. Ni fondasiyo ariko abarozi barayijengereje. Imana yirukanye amarozi muri yikorare. Tarapita rabori ya kosikamando lai. Dole pangu ya sikamando lai. Imbaraga z'amadene. Umurozi wavuze ngo azabaroga. Korari arayizi. Umuntu yinjiramo afite agatangira kwayura. Uwo murozi Imana iramwirukanye mu izina rya Yesu. Icya kabiri. Amen. Umurozi ubitambika imbere mu iterambere ryanyu agatuma inama mupanze zitagerwaho. Uwo murozi aratsinzwe. Imana ishimwe. Hallelujah. Amen. Amina. Ndabwira itorero rya Kigarama ko Imana izanye ububyutse muri riteraniro. Amina. Lobe elefant. Shetifo eno peyans. Umwuka w'Imana yambwiye ngo iri torero umurozi uhagarara muri amarembo akavuga ngo abakomeye ntibazahinjire. Mbonye Imana izana abakomeye. Mbonye Imana izana aboroheje. Mbonye Imana irimenyekanisha. Mbonye indwara zikira. Mbonye abantu Imana ibahindura amateka. Mbonye Imana itabara itorero. Hallelujah. Shalabonewa tala kosika shani bangone pa. Pene winistaya. Shene winistaya for besansoma. No shetefo. No pewistaya. Shenema eno bebesa. No berebe. Ekudesa. Tereboria. Enestai. Takias for be. Iri teraniro. Hari ikindi kintu Imana igabira iteraniro. N'abantu bafite amazu yabo ariko mukuru ubujya ameze. Arababaje. Amwe nagiye kubona ngo nasadutse mu mpande. Bamwe barashaka kugurisha.
abandi byabacanze n'amazu ubona ko atazi kunameze. Mbonye marayika w'Imana azana umuterankunga kuri ayo mazu. Abantu mufite amazu muzamura ibiganza mukomere Imana amashi. Aha hantu hagiye kugira agaciro. Abantu mufite amazu mukeneye gusana, Imana iciye inzira. Abantu muri gusaba Imana abakiriya, Imana itanze abakiriya. La kota la bidafo. Mwaje muvuga ngo tugiye gusaba Imana izana umukiriya. Yewe amarirurira urira none nibwo buhamya bwawe bw'ejo. Amarirurira urira none nibwo buhamya bwawe bw'ejo. Umwuka w'Imana arambe nkubwire ngo Imana yakurinze impfu esheshatu. Izo mpfu esheshatu Imana yazikurinze kugira ngo uzakorera Imana muri kino gihe. Ugiye korera Imana mu gihe bigoranye, mu gihe abantu bazakurwanya. Jewe wanumiye utanze. Hari igihe umuntu avuga ibintu ati uriya muntu baraziranye. Ntabwo nzi inshingano ufite aha ngaha, ariko ugiye gukorera Imana mu gihe kigoranye, Imana izabana nawe. Uriho ku nyongezo kugira ngo ukorere Imana, kandi Imana ikongera imyaka yo kurama kubera kuyikorera. Ibyo Imana ibikoreye iki? Ibikoreye ku muntu wavuze ngo abakumbagurika hariya asa kumbagurika hariya, ngo nazamanuka akikubita hariya bakamujyana mu bitaro. Imana irambye ngo izabana nawe. Nobene birivo izabana nawe, kandi igiye kukumenyekanisha muri iki gihugu. Ugiye kumenyekana, amavuta yawe Imana yazamuye. La shala bori yamando le kota ya giri for yamando. Ikomeje umutwe wawe, ikomeje ubuzima bwawe, ikugarura ibyawe byanyazwe, igukinguriye imiryango. Mukozi w'Imana mushumba, umwuka w'Imana arambwiye ngo ntabwo uzigera ugira icyo uburana n'Imana. Imana izabana nawe, izakurinda, izakugaburira n'ikimbyiye. Kandi amagambo y'abantu ntuyiteho, ugumane na Yesu, ugumane na Yesu. Haleluya, amen. Tugiye gusenga Imana. Umuntu ujya utenda akayoba. Mbonye umuntu bamuroga arabyuka akagenda akayoba ari muri teraniro. Iyo agenda ashaka kuba ari kujya no muri saro arimo agiye kuzana igikombe, akagenda igikombe akakibagirwa, agahagarara yarara akiyumvira agasubira yarari. Uwo muntu ari aba bantu Imana irambye ngo yirukanye imbaraga z'ibisazi ku buzima bwabo. Iyi ni indwara y'abadayimoni ishobora gutera ukikubita no hasi, ariko uyu mwanya iyi ndwara Imana irayikijije. Tugiye gusenga Imana. Ndashaka guhamagara umuntu unywa inzoga akaza agapfukama nkamusengera agakizwa burundu. Mbonye azaba umukozi w'Imana. Nimba araza ashobora kuzanga ngwino hano. Mbonye abo umukozi w'Imana bikomeye, mbona ari guhanura mu rusengero, ari kwiruka cyane. Imana iramwe ngo ni umuntu unywa inzoga, kandi ntabwo ari wenyine, mbonye n'undi. Uyu muntu yatambutse.
reka ibintu byo kunegiriza, reka ibintu byo kunegiriza. Ngwino mukomere Imana amashi. Mu bintu Imana ikora harimo no gutanga agakiza. Aba bantu Imana irashaka kubakiza indwara izi. Iya mbere indwara y'ibyaha yo gupfa umuntu ahagaze. Iya kabiri ikabakiza indwara abarozi babafatiraga ibyabo. Ntabwo Imana yagusubiza utabanze kwakira Yesu nk'umukiza. Urabanza ukava mu byaha, wamara kuva mu byaha Imana igahindura amateka yawe. Ese haba hari undi muntu nawe unywa inzoga cyangwa se unywa itabi uri aha ngaha, cyangwa umusambanyi cyangwa se umujura cyangwa ujya mu bapfumu ngo nawe aza apfukama aha ngaha? Uzi ko Imana itanze poromosiyo yo gutabara abantu umuntu agataha adashubijwe? Uzongera umbone hano vuba. Sinjya nemera umuntu unyirukanka nkambwira ngo yari njyewe. Oya, nimba uhari ngwino utambuke hano. Hari n'uwari waraguye ari mu inoteraniro yari yarabivuyemo avuga ngo ibintu by'Imana nzabivamo nigendere. Yamnabivuyemo. Tambuka upfukame hano tugusengere nawe. Watambutse ye Imana iguha umugisha. Harimo n'undi ndi kubumva waravuga ngo nzabivamo nigendere. Tambuka uze mukomere Imana amashi. Mukomere Imana amashi. Mukomere Imana amashi. Imana ifite imbaraga. Imana ifite ubutwari. Ndasaba abakozi b'Imana babanze bazenguruka abangaba bemeye gukizwa. Usambana arasigaye, uwiba arasigaye. Kambishyire mu bantu benshi kugira ngo batamenya ngo ninde usambana. Usambana arasigaye, uwiba arasigaye, hari n'unywa itabi arasigaye. Ngo yavuze ngo araza kunyaka nomero. Sinjya ntanga nomero yanjye. Ngo haye poromosiyo utambuke mvuze muri benshi. Uzupfukame tugusengere Imana iguha agakiza tubuhoze n'ibyawe. Kwa Yesu dufite ubutware, dufite ubushobozi. Iyo twizeye amagambo ye uko yaya kumusaraba iriba rima inota bahanywerea amazi meza, amazi y'ubugingo. Kumusaraba iriba rima inyota bahanywerea Lola Bolia turasaba mushumba adusengere, asengera aba bantu. Namara gusengera abantu bakira se nk'umukiza. Nimba mutuye hano hafi muze kwiga umubatizo aha ngaha. Nimba mwakirwa mwakirwe mujye mu murimo w'Imana. Aha hantu niho Imana yanduhuriye. Aka gasura mfite sako mu muryango iwacu nta muntu wabigizemo uruhare. Aha mupfukamye niho Imana yanduhuriye. Ariko uyu mugabo dusanga akatwambika, akatuvana mu mayibo, bakatuvana mu ruzerero mw'abantu mwe, akatukiza umwaka, akaduha agaciro, akaduha amavuta, akaduha ijambo. Haleluya!
akazaduha n'ijuru. Twinginga umubyeyi wacu asenga Imana, niwe wenyine ugomba gusenga Imana. Mutunga ibiganza hano umukozi Imana dusengere, asengera abantu b'Imana. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo, haleluya. Data wa twese wera, Imana ikiranuka, haleluya, mu izina ry'umwana wawe Yesu, haleluya. Abangaba bapfukamye imbere y'amaso yawe, umwuka wawe wera yabagendereye, yabasuye. Hari ibyo abemeje, hari ibyo abahishuriye. None bapfukamye imbere yawe Yesu, baje gusaba imbabazi z'ibyo bagucumuyeho, baje gusaba imbabazi Imana kugira ngo ubababarire imyitwarire yabo, n'ibitekerezo byabo, n'imigambi yabo mibi ipfuye. Amaraso yawe nabeze mwami Yesu, bakureho urubanza. Baje kugushaka, bamenye kuri Imana igira neza, bamenye kuri Imana itanga amahoro, bamenye kuri Imana itanga ubugingo, bamenye kuri Imana itanga agakiza, bamenye kuri Imana itanga ubwami bw'ijuru. Niyo mpamvu bagupfukamiye, natwe turabasengeye, turabakweregereje. Mana, ibyaha byose bagendeyemo, ari abanywaga inzoga, ari abanywaga itabi, ari abasambanaga, ari abagenderaga mu nzira zitandukanye, turabasengeye kuba mu itorero ryawe, abo bose turabakwegereje Mana. Bababarira ibyaha byabo, bakureho ibicumuro byabo, bababarire mwami, ubejeshe amaraso yawe Yesu. Uburya ubambwe ku musaraba nibo wazize, burya ubambwe ku musaraba n'ibyaha byabo nabo babimenye. Mana, turabakwingingiye, tubasunikiye mu biganza byawe Yesu, buhagize amaraso yawe, bakureho urubanza. Tubashyize mu biganza byawe Yesu, ngo bafate ubiyegereze, bahinduka abana bawe, bahinduka abakozi bawe. Ndagushimiye ko wabatoranije kera, ndagushimiye ko wabatoranije, ndagushimiye kandi ko wabatoranije, ndagushimiye ko wemeye ko wababarira. Mana, ni ukuri wakoze, kuko ni wowe bararitse, ntabwo ari umuntu wahamagaye, ni umwuka wawe wera wabararitse. Niyo mpamvu tubashyize mu biganza byawe Mana, ubakureho urupfu, ubageze mu bugingo bw'iteka, kandi uhereye uyu munsi bahinduke abagabo nyabagabo bo guhamya izina ryawe. Urakoze kuko ubyumvise kandi kubibakoreye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Tugiye gusenga, dusengera aba bantu. Buri muntu wese mu cyifuzo cyamuzanye agiye gupfukama ahantu ari, hanyuma duhamagara Imana. Namwe mwemere guhita mupfukama muri aba ngaba. Ubu uyu munsi impanda ivuze mwahita mwizamukira mukajya mu ijuru. N'umuntu uri gusengera abana ngo Imana itange minerivare, nawe apfukama ahantu ari. Nimba bishobora atambuka aze yihuta apfukame ahangaha. Ikidendezi cyihindurije, tambuka kizwa n'amaguru. Nimba wanze gusaba Imana akazi, ndabona akazi mu iteraniro, tambuka uze hano. Nimba ufite indwara idakira, ndabona marayika y'Imana akiza indwara, tambuka upfukame. Kosika, hari n'umuntu wabuze umuntu we, kandi umuntu aracyahari, yagiye kuzumva inkuru zivuga ko umuntu yabonetse, nawe upfukama mwizerere. Hari n'umuntu uri gutegura ubukwe, nawe apfukamye. Erepa la kosikama, Imana ihindura amateka. Muzamura ibiganza byanyu dusenga Imana. Uri Imana yo gupfukamirwa, Imana ishimwe, uri Imana yo gushyirwa hejuru, urashoboye, uri Imana yo gupfukamirwa. haleluya. Uri Data wa twese mwiza, uri umucunguzi wacu, uri Imana itabara, ufite imbaraga zikomeye, uri Imana ireba, ufite ububasha, uri Imana ivuga, haleluya, uri Imana ikiza. Banda stafoba, Loleba lawa la kota la wasika zope elebo talapita dobefa ngambaraga mendavuze ngo ni mugende. Imbaraga z'abarozi ziri muri aba bantu, izi mbaraga nizigende. Imbaraga zibabuza amahoro, imbaraga z'abapfumu, imbaraga z'amahembe, imbaraga z'abatongera, imbaraga z'ubugumba. Turatwika abadayimoni, turatwika amarozi. Ibi byagufashe nibigutigisa bigende, ibi byagufashe nibikure kure. Uri umwana w'Imana.
ondoka daimoni, ondoka daimoni, daimoni waziritse abana b'Imana. Turacagagura iyo migozi, turacagagura imigozi, turacagagura imigozi. Daimoni waziritse amasezerano, daimoni w'uruzarero, daimoni w'amadene, daimoni w'ubukene, daimoni w'ubugumba. Ole bole biriwo, taya mangwanebo, tekore biwo, daimoni karande, karande turakwirukanye. La kosika rabon, daimoni soka, soka daimoni, soka daimoni, soka daimoni, soka daimoni, soka daimoni, soka daimoni. Lope defo taya, abantu nibasenge, hari imbaraga z'abarozi ziri gusohoka mu iteraniro. Abantu bawe muri musenge, soka daimoni, soka wa murozi we, soka wa murozi we, soka wa murozi we. Ole bitana mango, shode bodi yamando. Turahagarika, 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 turahagarika imbaraga z'umuruho, imbaraga za karande, imbaraga z'abapfumu. Iri teraniro lola papa la kotana bo, la la shala kole kosika, la la pandi yamando. Wa urwara munda, fata munda mama, fata wa munda, yego fata. Nahagarika ibyo bitega, nasora ibitega, turasora ibitega, turasora ibitega, turasora ibitega, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ondoka daimoni. Lobitana boni yamando la kosika, jolebo le foli yamando le pai, la kotere mando le boria, zolebo di yamando le pai. Turacagagura inzingo, turacagagura inzingo, turacagagura inzingo. Inzingo turazihagarika muri iri teraniro, turahagarika inzingo. Lobene mori ya kosika, jala bori yamando le pai, lole kosika mando le poi. Turahagarika imbaraga, imbaraga zirwanya ababyeyi, imbaraga zirwanya ababyeyi, imbaraga zirwanya abana. Wabwiye iri teraniro, uracingura imiryango, turanyeganyiza abazimu, turayirukana abarozi, turukana za karandi. Umwuka wera, umwuka wera, umwuka wera, umwuka wera. Aha, yerebodefa, dokita, sawa, sawa man, sawa man, chiza, zura, zura, chiza, sukumuka wera, sukumuka wera. Lole pa la sala kori yamando re pa, la kosika mando nai, do pere fori yamando nai. Ufite impano zari zarazimye, akira guhembuka muri iyo teraniro. La kosika mando nai. Ngushimiye abantu ukijije indwara, ngushimiye kanseri ukijije abantu, ngushimiye kanseri ukijije muri iyo teraniro, ngushimiye indwara z'umutwe ukijije, ngushimiye ubugumba ukijije, ngushimiye za diyabete ukijije, ngushimiye uruzerero ukijije. Mwami Yesu we, uyu mudayimoni usenya ingo uri kuri uyu musozi, wa mudayimoni we, ndakwirukanye, ndakwirukanye. Ondoka, odapiria, lole kosikarabori yaman, lole pala waidrer, jala kisana mandore pai. Turagushimye man, turagushimye man, turagushimye man, turagushimye man, turagushimye man. Hari dukoze mu itorero ryacu, hari dukoze mu itorero rya ADEPR, hari dukoze mu itorero ryacu. Hari imbaraga z'abadayimoni ukuyemo, hari imbaraga z'abarozi ukuyemo, hari imbaraga z'amagambo ukuyemo. Ona bidefodebo, hari ibintu ukuyeho. Ariko sikarabori yamano. Turagushimye witeka kuri Imana ihembuye itorero, kuri Imana ikije indwara, kuri Imana ikize kanseri.
tugukomeye amashyi kuri Imana isubiza abantu mu kazi. Urakoze Mana, urakoze, urakoze, tukuvugirije impundu. Dutangaje kubaho n'ubutari ubu yabayeho, agenda abeho. Waravuze ngo imfizi zenda ziburiye nzu gihetse abantu bawe, umuheke kugira ngo arebe ibyiza. Wamukurubanaga mu ijoro amuroga ntazongere kumuroga ukundi kuko yahungiye mu nzu yawe. Urakoze kumukijije Mana mu izina rya Yesu.